mwaramutse neza mwese kugira ngo mpere ku ingingo yo kuvuga ubuhamya Minisitiri Bizimana yatugejejeho. Hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste namaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye, ni ukuri. Abafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano, byaba hanze, cyane cyane niyo bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga, n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda azakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ntibibaho. Tureba aha ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abo ari bo bose babaho, byanze bikunze. ntawe twabisaba kubaho, uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara.
ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva batagombye kubasemurira cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today we gather again in remembrance. Uyu munsi twongeye guteranira aha kugira ngo twibuke. Kuba ari hano n'abadukurikiye binyuze mu ikoranabuhanga, ndagira ngo mbashimire kuba mwifatanyije natwe kuri uyu munsi ufite igisobanuro gikomeye mu mateka yacu. We deeply appreciate the friends who join us. Bashimira by'umwihariko inshuti z'u Rwanda zidahwema kwifatanya natwe buri mwaka, haba mu kuza kubana natwe cyangwa se mu kutuzirikana. Ndashimira uwarokotse umaze kutugezaho ubuhamya. Ubu buhamya budufasha guhora twibuka, kandi bugafasha n'abazadukomokaho gukomeza gusigasira ayo mateka. And for those who will follow us. Kwibuka carries profound meaning for our nation. Kwibuka bifite igisobanuro gikomeye ku gihugu cyacu. Nibwo buryo dukoresha mu guhangana no gutsinda amacakubiri yaragiye kutumara. And overcome the divisions that nearly destroyed us. This day empowers us all. Uyu munsi udutera imbaraga twese. Dukura imbaraga ku barokotse bakomeje kutubera isoko y'ubumuntu igihugu cyacu kivomaho. Our nation's soul. To all survivors, know that you are not alone. Ku barokotse mwese, mumenye ko mutari mwenyine. Turi kumwe namwe ibihe byose. Ibyo twagezeho byose byashobotse kubera ko Abanyarwanda bose bahisemo gushyira hamwe imbaraga, baharanira icyerekezo kimwe. Twubaha kandi tugaha agaciro uruhare rwa buri munyarwanda mu kongera kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. Ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi kurigaragaza kandi kuzwi na buri wese. Abari abayobozi bayiteguye kandi bakayishyira mu bikorwa bahamwe n'ibyaha mu nkiko mpuzamahanga hashingiwe ku bimenyetso simusiga. The Gacaca process documented the course of the genocide in every single village. Inkiko Gacaca zagaragaje uko jenoside yagenze muri buri mudugudu hose mu Rwanda. Mu myaka 10 inkiko Gacaca zamaze zikora, handitswe impapuro zirenga 50,000,000 kandi zose zandikishijwe intoki. Ahangaha duhagaze hashyinguye inzirakarengane zazize jenoside zirenga 250,000. Kandi mu mwaka wa 2018
inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje umwanzuro w'uko jenoside yakorewe abatutsi yitwa mu izina ryayo nyaryo. uyu mwanzuro ukaba warashyigikiwe n'ibihugu byose bigize uyu muryango usibye igihugu kimwe gusa. The truth is undeniable. Uku ni ukuri ntakuka. Nyamara kugeza n'uyu munsi turacyabona abantu bayobya abandi kandi bashaka kugoreka ukuri. Ibi ntabwo ari ikibazo cy'ubumenyi buke gusa, ahubwo ni ikindi kirenze ibyo. But something much deeper. It means ibi bisobanuye ko impungenge zo kongera kubona amateka mabi yisubiramo zihari kandi zifite ishingiro, turamutse twebwe n'inshuti zacu twigize ba ntibindeba. Guhakana jenoside bitangira mbere y'uko jenoside ubwayo ishyirwa mu bikorwa. Byagaragaye kenshi ko abakabaye bakumira aya mahano birengagiza ibimenyetso biba bigaragara biyabanziriza, cyangwa se bakabifata nk'ibidafite icyo bivuze. Imvugo z'urwango zikavamo ibikorwa by'urwango, ugasanga birafatwa nk'aho ari ukugaragaza ukutishima kw'abaturage. Behavior that should be immediately condemned is rationalized. Imyitwarire yakagombye kwamaganwa ako kanya, ugasanga barashaka uburyo bayisobanura babigize ibintu bito. Gutegura ibikorwa by'amahano bigahishwa inyuma y'imvugo zubakiye ku bibazo by'abaturage no ku bwoba. Igihe ibyo bindi bikorwa, ugasanga hari abashaka kugereranya abahigwa muri jenoside n'abayiteguye, bakavuga ko bose ari kimwe. Ibi byose byari bihari no mu mateka yacu. Hari n'abashaka kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yatunguranye. Ibyo ntabwo ari byo. That's not true. It was carefully prepared. Yateguwe igihe kirekire kandi ishyirwa mu bikorwa ku manywa y'ihangu. Regrettably, ikibabaje ni uko hari bamwe mu bavugaga ukuri muri icyo gihe ndetse banabihagazeho, babibonye n'amaso yabo, nyuma bakaba baraje guhinduka abakwiza ibinyoma, bagoreka amateka, ahanini babiterwa n'impamvu za politiki. Mainly for political reasons. Militias were openly trained and indoctrinated. Interahamwe n'indi mitwe yitwara gisirikare yatozwaga ku mugaragaro kandi yigishwa urwango. Intwaro zinjizwaga mu gihugu ari nyinshi, kandi abanyarwanda babirwanyaga bagaterwa ubwoba cyangwa bakicwa. Mbere y'1994 abaturage bagiye bamburwa ubuzima mu bwicanyi bwagiye bukorwa inshuro nyinshi kandi mu byiciro, bugamije kumenyereza abantu ko kwica bishoboka no kureba uko amahanga azabyitwaramo. And with only a few heroic exceptions, usibye bake cyane bagize ubutwari bwo kubyamagana, amahanga yararuciye ararumira kugeza igihe byari byamaze kurenga igaruriro. Mu ntangiriro y'imyaka y'1960, nyuma y'uko abatutsi benshi bicwaga abandi bakameneshwa bagahunga, hari amajwi mpuzamahanga nka Bertrand Russell n'abandi bavuze ko ibyo byari itsembabwoko rikozwe mu buryo buteguye.
systematic extermination. The pattern continued. Ibyo byarakomeje no mu myaka y'1980 no mu ntangiriro z'1990 igihe abatutsi barimo abagogwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bagabwagaho ibitero byateguwe. When Tutsi communities such as the Bagogwe in the northwest were targeted in organized attacks, in 1993, mu mwaka w'1993 komisiyo yari iyobowe na Jean Carbonard yakoze iperereza kuri ubwo bwicanyi. Nyuma yo kubona amakuru ahagije ku bijyanye n'ibyobo rusange byajugunywagamo abishwe ndetse n'uruhare rw'inzego za leta muri ubwo bwicanyi, banzuye ko hari jenoside yari irimo gutegurwa. In the same year, muri uwo mwaka kandi intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye Bakre Wallendiaye yaburiye abantu ko hari propaganda yateguwe yagaragazaga abatutsi nk'abanzi yarimo ikwirakwizwa ku mugaragaro, kandi ko byari ugutegura abaturage kuzakora urugomo n'ubwicanyi ndengakamere. In January 1994, muri Mutarama 1994, umugaba w'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yoherereje icyicaro gikuru i New York ubutumwa bugaragaza ko interahamwe zari zirimo guhunika intwaro no gutegura urutonde rw'abatutsi bagomba kwicwa. Nyuma yaho yasabwe kugeza ayo makuru kuri leta yarimo itegura jenoside, kandi ategekwa kutagira ikindi akora. With the very government which was preparing the genocide, and to take no further action. And sadly, ikibabaje ni uko n'uyu munsi hano mu karere kacu uburyo babyitwaramo budatandukanye n'uko byagenze icyo gihe, kandi turabibona twese n'amaso yacu. Jenoside imaze gutangira, imiterere yayo n'ubugome yakoranwaga byahise bigaragara. Abatutsi bose barahigwaga bazira icyo bari cyo n'uko bavutse. Nta hantu na hamwe bari kubona umutekano, haba no mu nsengero ndetse no mu mashuri. That horrific reality only underscores uko ni ukuri guteye ubwoba kurushaho kugaragaza ubumuntu n'ubutwari by'Abanyarwanda bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagahisha bagenzi babo kugira ngo babarengere. Icyo umuryango mpuzamahanga wahise ukora ni ugufasha abanyamahanga bari mu Rwanda gusubira iwabo no gukura mu gihugu ingabo nyinshi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Kuri Eto Kicukiro, ubwo ingabo z'umuryango w'abibumbye zahavaga, abatutsi ibihumbi n'ibihumbi bari bahahungiye baratereranywe baricwa, kandi bene ayo mahano yasubiwemo hirya no hino mu gihugu. Iyo izo ngabo ziza kuba zarashyigikiwe kugira ngo zirinde Abanyarwanda, abicanyi bashoboraga kubuzwa gukora ibyo bakoze, kandi benshi mu bishwe bari kuba bakiriho n'uyu munsi. Iyo urebye abarokowe n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye bemerewe gusigara mu Rwanda, bigaragaza neza ko byinshi kurushaho byari gushoboka iyo haza kubaho ubushake bwa politiki. Ndetse n'igihe ubwicanyi bwari bumaze gufata indi ntera,
amagambo yakoreshejwe mu gusobanura ibyari birimo kuba nayo yerekanye gushaka gukoresha amagambo yumvikana neza ariko aterekana ukuri kw'ibyabaga. Jenoside ifite igisobanuro mu mategeko mpuzamahanga kugira ngo ababyumva bibahe inshingano yo gutabara bagire icyo bakora. To witness such a crime and deliberately refuse kurebera icyaha nk'iki kiba hanyuma ukanga nkana kukivuga mu nyito yacyo uko cyitwa, mu by'ukuri ni uburyo bwo guhakana jenoside ndetse bishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha. Ikoranabuhanga ryari rihari kandi ryashoboraga guhagarika ibiganiro bya radiyo byakoreshwaga mu kuyobora ubwicanyi. Indege zifite ubushobozi bwo guhagarika ayo majwi zari zihari. Ababishinzwe bagera n'aho babara amafaranga icyo gikorwa cyari gutwara ku isaha. Byarangiye bavuze ko icyo gikorwa cyari guhenda cyane kandi ko cyashoboraga no gufatwa nko kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. Ubwo butabazi ngo basanze buzabasaba ikiguzi gihambaye. It became too expensive. It was more expensive. Especially when kuko mu myumvire yabo abambuwe ubuzima nta gaciro bari bafite. Bivuze ngo kuri bo kubaho kwacu ntacyo byari bivuze. Reka ngire nti ntacyo bitwaye. So our lives were worth nothing. That's fine. For Rwandans, ku Banyarwanda isomo twahakuye ryari riremereye kandi ribabaje cyane, ntiryigeze ryibagirana. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align, iyo ubuzima bwacu butajyanye n'inyungu z'undi muntu biba bivuze ko kuri we buba budakwiye kurokorwa. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ingabo zari za RPA arizo ziyobora urugamba rwo guhagarika jenoside kandi zikayihagarika koko. Ikidutera agahinda kenshi ni uko tutabashije kugera aho jenoside yakorwaga hose hakiri kare. Uku ni ukuri kw'amateka. Gusa n'uyu munsi hari benshi bagifite ubushake buke bwo kukwemera no kukuvuga uko kuri, ku mpamvu natwe tutumva cyangwa se tutazigera twumva. For reasons we do not and maybe will never understand. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces. Umuco n'imyitwarire biranga ingabo z'u Rwanda z'uyu munsi byavuye muri ibyo bihe bikomeye. Nibyo biyobora imyitwarire y'ingabo zacu zikorera no hanze y'igihugu mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, kandi zikaba zaragiye zubahwa hose kubera uburyo zisohoza neza izo nshingano. Earning universal respect. Indeed, no sanction. Mu by'ukuri nta bihano cyangwa ibitutsi biturutse ahariho hose bishobora na rimwe gutesha agaciro icyubahiro n'ubunyangamugayo by'ingabo n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ziri mu nziza kandi z'indashyikirwa ushobora kubona ahariho hose. That can be found anywhere. I look forward to raising this matter
of sanctions. ntegereje kuzabaza abandi bari mu nzego zo hejuru muri iyi si kugira ngo numve ishingiro ry'akarengane nk'aka. For such an injustice. Rwandans understand the cost of abanyarwanda bazi neza ikiguzi cyo kwihanganira ubuhezanguni, kandi ihame shingiro tugenderaho mu by'umutekano ni ugushyira imbere kurengera ubuzima bw'abaturage bari mu kaga. Nyuma ya jenoside, abanyarwanda twahisemo kongera kubaka igihugu cyacu twese hamwe. Ibyo kandi bikajyana n'isezerano ryo kutazigera na rimwe twemera ko politiki ya jenoside yongera kugira aho ishinga imizi mu Rwanda. Ever again. I tell you. Reka mbabwire, jenoside ntabwo yakongera kuba hano. Ntabwo bizaba. It won't happen. Even with those noises. Kabone nubwo haza urusaku rumeze nk'urwo tubona kuri ubu mu karere, aho usanga hari abakora inama n'abantu bavuye i Burayi n'ahandi bagahurira mu nama i Kinshasa bakakira umuhungu wa Habyarimana, abavandimwe be. Ibyo byose ni urusaku ruraho. Nta kintu na kimwe bizabagezaho mu migambi yabo y'ibyo bifuza gukora hano. Ntibishoboka. It cannot amount to anything that will happen here of that kind again. It cannot happen. And I'm saying this. Ibi simbivuga nk'umuntu ku giti cyanjye. Ndabivuga kuko nzi ko buri munyarwanda, abato n'abakuru, afite ubushake ndetse nawe yagusubiriramo ibi mbabwira. As determined and is saying so, like I'm saying now to you. Along the way, muri uru rugendo abanyarwanda twakomeje guhura n'abanenga ibiduturutseho n'abashaka kugoreka amateka yacu inshuro nyinshi. Ariko imbaraga tuzahorana iteka ni ugukoresha ubwenge bwacu kugira ngo tubone ukuri no gukoresha amajwi yacu tukavuga iyo tubona hari ikitagenda neza. And our voices to speak up when something is not right. You can never silence us in whatever form. We must be clear about the danger. Tugomba gusobanura neza ibyago tubona bigihari. When the genocidal government Igihe leta yakoze jenoside yatsindwaga muri Nyakanga 1994, abasirikare bayo n'interahamwe bahungiye hakurya y'umupaka mu cyitwaga Zaire, bajyana ku gahato n'imbaga y'abaturage babarirwa mu mamiliyoni. Mu nkambi bongeye kwisuganya, baza kuvamo umutwe uzwi uyu munsi nka FDLR. Hanyuma batangira ibitero byambukiranya umupaka batera u Rwanda, bihitana ubuzima bw'abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi. Iki nicyo gihe cyiswe icy'abacengezi, kandi umupaka w'iburengerazuba wabashije kugira umutekano usesuye mu mpera z'imyaka y'1990 binyuze mu mbaraga n'ubufatanye bw'ingabo zacu n'abaturage bo muri ako gace bagize ubutwari bukomeye. And since then, our defensive measures have been aimed at Kuva icyo gihe ingamba zacu z'ubwirinzi zidufasha kwirwanaho no kurinda igihugu, duharanira ko ibitero nk'ibyo bitazongera na rimwe kugabwa ku Rwanda biturutse hakurya y'imipaka yacu. Iki ntabwo ari ikibazo u Rwanda rwakagombye gukemura rwonyine. Kubikora gutyo ni uguha urwaho
ababiri inyuma mu gihe u Rwanda rwo ruhanirwa ko rwahagurukiye kwirengera no kurinda umutekano warwo. for itself. Imagine a farmer Mutekereze umuhinzi usanze umurima we wafashwe n'inkongi. Mu ntangiriro umuriro uba ukiri muke. Bamwe mu baturanyi bakeka ko bitabareba. Abandi bakavuga ko umuyaga uzahinduka maze inkongi ikizimya yonyine. and the fire will die out on its own. So they watch. Nuko bagahitamo kurebera gusa no gutegereza. Ariko umuyaga ntuhinduke. Hagati aho hari n'umuntu uri kongera lisansi muri uwo muriro rwihishwa. Nuko wa muriro ukava mu murima umwe ujya mu wundi. So the fire spreads from one field to another. Hanyuma ugafata amashyamba ukagera mu migi ugakomeza ugakwira hose. Noneho akaba ari bw'abantu babona kwiruka bazanye indobo z'amazi kandi bagatangira no gusaba ko hashyirwaho ishami rishinzwe kuzimya inkongi. And call for the establishment of a fire department. Africans Abanyafurika bakwiriye kumva neza ingaruka zo kurebera no guceceka mu gihe hari urwango n'urugomo ruturuka ku buhezanguni. of moral Tugomba kumva ingaruka ziva mu rwango n'urugomo ruturuka ku buhezanguni. we should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans Abanyafurika kurusha abandi bose aya mateka yose agomba kutwibutsa. we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority of the world's active conflicts. Uyu munsi umugabane wacu niwo uriho intambara nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Also failed No mu 1994 inzego za Afurika zananiwe kugira icyo zikora ngo zitabare. sovereignty Ibi mbivuze kubera ko guharanira ubusugire bwa Afurika nubwo ari ngombwa kandi bifite ishingiro, bikwiriye no kujyana nuko inzego za Afurika zifata ibyemezo bikwiye kandi byihuse igihe Abanyafurika bari mu kaga. Africans are at risk. Abakora ibibi ntibakwiye kwihisha inyuma y'ihame ry'ubusugire bw'ibihugu Allowed to hide ngo barikoreshe mu guhunga inshingano ku byaha bakora no kwima abaturage uburenganzira bwabo. for abuses or deny citizens their rights. We cannot afford to repeat Ntidushobora kwemera kongera gukora amakosa twakoze mu gihe cyashize. Ingengabitekerezo ya jenoside iracyakwirakwira mu karere kacu. Nidafatirwa ingamba ishobora kongera kudusubiza inyuma. power to take us all backwards again. There are those who claim that Rwanda exaggerates Hari abavuga ko u Rwanda rukabiriza izi mpungenge cyangwa ko ruba rufite izindi nyungu zibyihishe inyuma. that we have ulterior motives. This is not only false, Ibi si ibinyoma gusa, ahubwo binagaragaza agasuzuguro gakomeye n'ubugome byatugejeje ku mahano twibuka uyu munsi. we commemorate. Ikitubeshaho nk'Abanyarwanda muri iki gihe ni ubumwe bwacu
no kwemera tudashidikanya ko kimwe n'andi mahanga yose dufite uburenganzira bwo kubaho dutekanye, dufite agaciro kandi tubanye mu mahoro n'abaturanyi bacu bose. We have the right to live in safety and dignity and at peace with all our neighbors. What we ask, icyo dusaba ni uko abafatanyabikorwa bacu bifatanya natwe kurwanya ubuhezanguni n'ingengabitekerezo mbi, aho guhana u Rwanda ruzira ko rwahagurutse rukirwanaho. Abazadukomokaho, abanyarwanda b'ejo hazaza, tubafitiye umwenda urenze kuba turiho. Bakwiye kuzaragwa igihugu gitekanye, cyunze ubumwe kandi cyihagazeho, ndetse n'umugabane wa Afurika ushyize hamwe kandi wifitiye icyizere. Turabahamagarira mwese gukomeza gufatanya natwe, haba mu kwibuka no mu bindi bikorwa. Murakoze. In remembrance and also in action. I thank you for your patience and kind attention.